inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo na wa mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, we afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe ne wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo bati inzu yabohowe na fandi. Nashatse no kujya mu bintu byayibuka niki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho genocide yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi direct bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse bituma binyigisha ibintu ari byo abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Mu Rwanda umupira ndawukunda, ariko ntabwo nkunda kujya kureba. Ikipe mfana ni Rayon Sport, ikipe nanga kuko yo biri mu maraso, ubwo inajyana na FPR. Ngiye njyavuga yuko inahurira shitani na faniyo ishitani ni ikipe ya AP. Karasira navukiye hano bita Irwaniro, Imwendo, umurenge ni Rwaniro, akagari ni Mwendo, umudugudu bawita mu Rugerero, na ahantu hegeranye naho bitaga kera Ruhashya na Rusatira. Navutse ndi imfura, abana twese tugeraho tuza kuba i Kigali, uburyo aho ngaho nanayibuka cyane ngewe rimwe na rimwe gusura bene wacu bacitse ku icumu. Barahari benshi kuko na ahantu habaye ubwicanyi bukabije, habaye genocide ikomeye itwara imiryango myinshi. Ngewe rero nagiriwe i Kigali, ndererwa i Kigali, twabanje kubaho bita ku Gitega, nabundi tuza kuba i Nyamirambo. Ninjye wari imfura mu bana bane, twari bane twese, kobwa ubwe n'abahungu batatu. Amashuri nayize mu seminari y'Indera, ubundi niga Lycée de Kigali. Amashuri abanza wayize aho bita Kurepa, hariya hafi ya Meteo, hafi ya Meteo. Ubuzima bwacu, famille yacu bari abantu b'abakristo cyane, n'abantu batigeze bajya mu bintu bya politike. Data yitwa Karasira Karaveri, yari umwagoronome, mama yitwaga Mukaruzamba Goreti. Tukaba rero twarabanye nk'umuryango, nta gutandukana, nta kujya kurererwa ahandi, nta kumva ngo mama yahukanye. Ibyo tukaba twarabibanyemo gucyo neza. Tukaba iwacu mu by'ubwoko n'abatutsi, tukaba uretse ivangura ryajyaga riba nko mu ishuri baduhagurukije, kuko mu ntangiriro za buri mwaka baraduhagurutsaga bati abatutsi ni bande, abahutu ni bande. Abatutsi babaga ari bake cyane, ukuva biteye ipfunwe, ariko nicyo cyonyine nakubwira nabonye. Ntabwo twigeze twicwa n'inzara, twabanaga neza n'abaturanyi bacu, tugasurana n'iki. Ibintu rero byagiye kuba bibi igihe muri 90 inkotanyi zateye, twabaga ku Gitega. Abaturage twari duturanye batangiye kutwikekamo ibyetso, nk'uko hari n'indi miryango myinshi y'abatutsi bafunzwe babita ibyetso, bituma tugerageza kuva aho twari turi tuza kuba i Nyamirambo, kuko niho hatari abantu benshi bari bafite iyo ingengabitekerezo y'urwango. Niga mu seminari y'Indera. Muri 94 yabaye umuryango wacu wuzuye, tunanirwa kuhunga, twabuze aho duhungira kuko amasura yacu yatwerekanaga yuko bari kutwica. Unyo wakwerekana irangamuntu. Twiyemeje kuguma aho twari dutuye i Nyamirambo kugeza ubwo kuri 22 igihe inkotanyi zafataga hariya za Kicukiro, ikibuga cy'indege, ikigo cya Kanombe. Bari bakajije mu bisasu bateraga by'amarokete babyitaga Katyusha, kimwe kigwa mu rugo cyica murumuna wanjye. Kimaze kwica murumuna wanjye, twiyemeza guhunga gutatana. Ngiye nemeza kuguma mu rugo, ngo Nyamirambo na papa
mama ajyana na mushiki wanjye na karumuna kanjye ka bucura. Kugeza ubwo nta telefone zabagaho, ntitwakomunikaga, turaburana neza. Intambara irangiye muri 7 abasirikare ba FPR badusanze aho twari twihishe mu nzu mu masipure yaratiki, ariko abantu twageragamo abantu bakaducungira interahamwe zagenda, tugateka tukarya tukanafashwa kuko nta bantu bari bagifite ibintu. Leta yari imaze iminsi itanahemba abaturage abakozi bayo. Nyuma rero harinze nk'ibyumweru nk'ukwezi twabonye mama agarutse atubwira yuko nawe yagize amahirwe yarokotse. Mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye n'ubu tubana, ariko wagize ibibazo byo mu mutwe. Batubwira yuko ibintu ari bizima, ko hari ibintu basize ahantu bitiririma, hari ibitaro, ko azasubirayo kubifata. Mama asubiyeyo ntiyagaruka. Haciye ibyumweru nka 3 papa nawe ajyayo, ariko urumva nanjye nari ndi mukuru kundangiririma, baravugaga no Médecins Sans Frontières yakoreraga, nanjye ubwanjye njyayo. Ngezeyo nibwo nahuye n'umuntu ushinzwe umutekano wari afandi ariko yambaye civile, ati bite mbona arahigimye, ati aba nibo wabuze, ati guma aho ngaho gato ndaje mbakurebe. Mu gihe agiye nibwo nabonye umugira neza, nanamushimira sinkimwibuka, sinzanapfa munogiye kumubona. Ahita ambwira ati igendere, niko bimeze, buri nimugoroba batwara abantu bakeka ko ari interahamwe, ariko iwanyu baketse yuko mama wawe kubera gukora muri Médecins Sans Frontières abafasha yavuganye n'igifaransa nabo, kuko benshi b'inkotanyi ntabwo bari bazi igifaransa, ngo avugana n'abazungu babwira yuko hari ubwicanyi buhari. Kuva ubwo iwacu bagenda gutyo, amezi angahe arashira, tumenya yuko babishe abari aho bose. Bajya ari bangahe? Ubwo bari 3, uvuga ngo inkotanyi zatwiciye abantu 3, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo nawe mwana wishwe na Katyusha babaye 4. Tugerageza rero kubana nawe ya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, we afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe no wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo, bati inzu yabohowe na fandi. Turabana, ashobora kwiga bisanzwe, ntabwo nigeze ndihirwa na farije. Nashatse no kujya mu bintu byayibuka n'iki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho jenoside yabaye, ndi bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi directe bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse binyigisha ibintu ari by'abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Hagati aho nagiye muri universite, ntabwo byari birebire, ni iruhande hari i Butare. Ariko icyo nshaka kukubwira, universite wize yiki? Ni ikoranabuhanga. Naho muri universite nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko, hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa, kugera ubwo ryari nka ryari za 98 kugera muri 2003 gutyo. Aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu, kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo, bahimba inkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Froduard wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho, kugira ngo ibibi bya FPR byakoreye umuryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo, ari naryo abantu babona nkoresha cyane, ibyo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira. Muvuge ubwoko bw'abahutu n'abagome bose, ubwoko bw'abatutsi n'abagome bose, wongeye nahemukiwe ku mpande zombi, kuko ubu nkubwira aho irwaniro nta hasigaye ingerere.